urumva muri kumwe ngo ahubwo kugiye ko metse umwana we wazacu wambaye akasamutwe umurenge twawumenye ngo ni Kimihurura ndavuga ni twebwe amagaye barababwira ati abo mwari muje gusenya barangije kubanika batari baza cyangwa bari bahageze bari batarahagera batinze gatoya ariko ejo umukobwa nza amafaranga bari bapanze kumuha 60,000 ngo aze abidobze kuko abanyamakuru bashakaga ko gufata inkuru byadobanze ngo nibirakemuka bikemuka ariko bagize gute bafashe inkuru umukobwa ahamagarwa n'umuntu aramubwira ngo kwiyitirira ikitari cyo cyangwa se kuza gusebya umuntu ahantu nka hariya ntabwo uri buhasoke baravuga ati harimo ubuyobozi nuri buhasoke kandi nibajya gupima ADN y'uwo mwana uvuga ko ari uwaganza bagasanga atari uwe urafungwa umukobwa arahamuka aravuga ngo sinaza ngira ngo yese kuri na telefone n'amafaranga arayarya muko warakoze kuyarya kuko n'umuntu aruje gukora ibya satani nabona nubwo yabariye ntacyo warakoze bari bamupanze bari bapangiye ganza ku buryo Jermaine yinjiye afite ubwoba nubwo kubwati ntabwo twe dufite ariko bari n'ukuri kw'Imana singe warose barangiza kurahira abanyamakuru bari bahagurutse genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yego reka nizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane dukomeza kubashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi muri bya biganiro byacu Imana ikomeze kubarinda bari mu Rwanda n'abantu bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye mwese Imana ikomeze kunyuranya amateka cyangwa se guhindura ibihe ku bantu bakomerewe kandi namwe kuba bameze neza ibaremere amashimwe cyangwa se ikomeze kubakomereza amashimwe yanyu nitwa Gakire ndi kumwe na Jerry Rwanda Gospel Show naho ni channel nayo mushobora gusura mukanezerwa bitewe n'inkuru nziza zihanyura ngira ngo ejo umunsi w'ejo inkuru kuri social media mu bijyanye na gospel cyane bwari ubukwe bw'umuhanuzi ngira ngo bamwita umuhanuzi w'ibogare Bonso hari abantu benshi nabonye nasize kuri nuza ngo ndamuzi no frango ndamuza ko bwiza ukuri ariko ganza n'uw'icyangugu ganza n'uw'icyangugu iwacu ni bajya biburira nago bajya biburira yego hari umuntu mukanya warunyandikiye commentinga ngo umunyacyangugu nkajya nivuga ni kumbi ntago nari busy yego ngira ngo na Jermaine couple yabo ni couple yavugishije abantu amagambo menshi vuga amangambura ahubwo yego bamwe bati nakubwiza ukuri ntibazabana abandi bati bimeze gutya na gutya abandi bati ubu bukwe tubuhaye nta gatwiko bari gushaka gutwika ngira ngo ni byinshi byavuzwe ariko buriya iyo dutegereje niyo Imana ivuganye n'umuntu ubuhanuzi buriya dutegereza busohoye ngira ngo n'ubukwe rero buriya abantu babuteze iminsi dutegereza bw'abana nyirizina umunsi w'ejo rero ngira ngo ubu ngubu aho bari ni umugore n'umugabo akubwiza ukuri byemewe n'amategeko uremewe umuntu bita byukura bagirane rero ni umwe mu nshuti z'abariya bombi ngira ngo murabyibuka umunsi uyu musore ashyamirana na Nibishaka ndetse na Pascal yari kumwe n'abariya bombi ndabeshya oya nibyo kuko ni nanjye muntu wahanuye buriya bukwe ndi umwe mu bantu rero baje kubuhamiriza ko bwa ejo nabonaga n'ubundi uri kuvuga mu ndimi ndakubwiza ukuri uremewe kandi ikindi nabwira abantu ni ukuri Prophete Noheli iyo mpanuye ibintu birasohora niyo mvuze ikintu ngivuga ngihagazeho ngira ngo abantu bareba agace kari ku Isimbi TV uwitwa Apotre Mutabaza avuga ngo njewe ngo birano gutwika yari yafasha agace gakura kuri kwa Zaburishya kwa Prezil barakamukinira ari nabwo bakinaga gace k'ubuhanuzi nari naratambukije babanza hakabaganza avuga indimo avuga ati Imana imaye umugore mwiza Imana niwe narayisabye Mutabaza ifatago cyangwa aravuga ngo ubu ni buba nzegura ndeke kuba pasteri aravuga ati sinzongera no guhanura rero uyu munsi Mutabaza arajya hehe reka tubanze dushimira Imana tuve ngo ni gatondo ushyira ku rutonda akabitondagura umwami w'abami arakabyara ahungu n'abakobwa mutambire ku manywa na nijoro
dushimiye Imana y'amahoro. Mana turagushimye, tugushimiye ku bukwe bwa Ganza warayukoze, tugushimiye ko nibisigaye ugiye kubikora, tugushimiye abantu bakurikiranye Urugendo TV online, tugushimiye abantu bakurikiranye Rwanda Gospel Show kugira Pela Satika Dobi Emango Zobrere Konizango Winima. Ndakumva papa utangiranye nanjye muri iki kiganiro. Uyu munsi nuzuye amashimwe, uyu munsi nuzuye ibyishimo. Reka iki kiganiro gishimisha abantu benshi. Kandi gica amagambo, gica amazimwe, gica amacakubiri mu bantu bahagurutse ubukwe bwa Germaine. Abari baraburwanyije babone imbaraga z'Imana zikora. Abarwanyaga ubuhanuzi buva muri Prophete Noheli babone ko ujye unyuzamo ibintu kandi ukabisohoza mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. 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 Tutangiranye amavuta y'Imana. Nawe uti mu bantu bari barabuvuze ko ubukwe bushobora kutazaba bakabutega iminsi harimo Apotre Mutabazi. Yesu ashimwe Apotre. Turi mu kiganiro. Yego bayobozi beza. Yego hari ngo ubukwe wavuze ko butazaba bwa Ganza na Germaine ngo nimuramuka bubaye ngo zegura ku bwa Apotre. Urabuze? Hari ikiganiro ngo wakoze kiri ku Isimbi TV ukomantinga ku bukwe bwa uriya muhanuzi w'Ibogare Ganza ndetse na Germaine. Ashaka ko hari ibintu wenda abantu babumbishe nabi. Icyambere izina Germaine karugwa mbere ryumvise. Ngira ngo numu tipo w'Ibogare ngira ngo ujye umubona kuri social media. Hariya. Ushaka bavanze imvugo nandi kuvuga hari uko ndi kumva yuko uriya musore bamuguzeho ariko icyo gihe bavugaga yuko wenda yavugaga ku ndimi ndabyibutse nako biragarutse ngo bavugaga yuko yavugaga ku ndimi noneho Sabe anyumvisha izo ndimi ambaza ngo izi ndimi aba ari ibintu bya nyabyo. Yego ndangije ndazumva nta nubwo narebaga muri ekara ariko yanyumvishaga mu buryo bwa audio. Ndazumva nanjye nk'umunyamwuka ndababwaniza abantu bagira indimi ariko izo ndimi n'iz'umwuka. Nicyo navuze kuri uriya mugabo w'Ijeya. Yego kuko indimi z'imihimbano iyo ubimenyereye urazumva ukazimenya, n'indimi zituruka kuri mwuka wera ukazimenya. So ubwo rero wenda abantu babihuje nuko nari navuze yuko wenda wa wundi wavugaga ngo madama Sia donc n'iki mvuga n'ibiriya bari ibintu abantu bayimba. So ubwo rero ko umuntu wenda yavuga ngo navuze gutyo wenda yashatse ibintu biri utwike biri bukore nuza ariko ibyo ni ukuhuza amagambo atandukanye wenda kubera ko kuvuga ngo abo wavugaga batazabana ni Noheli na Asia ntabwo ari Ganza na Germaine. Nabyo wenda ntabwo nakoresheje ayo magambo avuze gutyo ariko byo biriya byaragaragaraga ko ari ibintu biri aho ngaho bidafite ishingiro kandi n'umuntu wenda wabireba uyu munsi yabibona ko nyine ntaho byerekeraga. Ikindi byanabaye babivugira aho ngaho hirya gatoya kihishe ntago yajya kwimubwira ku giti cye ntago yaza kwimubwira hariya. So rero ubwo nari navuzeho ibyo ngibyo n'ibindi bivuga ko nguko hari igihe abantu kuri YouTube bahita babihuza bakabiha indi nyito bakabigoreka ukundi kuko wenda bazi ko n'uwo mugabo bamumbajijeho ariko bamumbazaho babaza ngo ubuse nk'izi ndimi abarizo. None rero mu ndimi zagiraga nuko havaga ku by'indimi hakazamo n'ibyo kuvuga ko yari ari kuvuga ku mukobwa bagomba kubana cyangwa se bagomba kubana ariko njye ntabwo bari bambaje ku byo kubana kwabo, bari bambaje ku by'indimi ari kuvuga. So njye rero ndazumva ndavuga izo ndimi izo ndimi zirava ku mwuka w'Imana. Ikiganiro cyagenda bashobora gusubiraho bakareba donc cyane ko nababwiye ko uwo musore baramunyeretse mu kiganiro babwira ko ari ubwa mbere mubonye kandi koko mu kiganiro nibwo bwa mbere nari mbonye uriya mugabo w'Ijeya. Wenda nyuma nayikomeje kuyamukurikira ariko mbere nibwo bwa mbere nari mubonye. Cya kabiri ariko nabwo bwa mbere nari mubonye avuga mu ndimi cyangwa se ahagaze nyine ari mu mwuka reka byite gutyo. So none ndangije ndavuga okay nibwo bwa mbere mubonye nariko izo ndimi reka nzumve kuko ikibazo cyarabazaga nimba izo ndimi atari ibintu by'ibihimbano
kuko yabize abantu batazi impano yo kuvuga mu ndimi avuga ati se bari abantu bavuga ngo wariye tabrasa ataka ati ibintu n'ibiki so navuga ni wese nyumvishe naba ari impimbano ndabimenye naba ari ziturutse ku mwuka w'Imana nabwo ndabikubwira so abantu bari buke mu kiganiro barasanga ari icyo cyaravugaga ibyo ngibyo. Urakoze cyane Apotre. Urakoze namwe. Nakubwiza ukuri urumva ko Mutabazi arivuguruje ku byo yavuze ariko ikintu nkundira social media cyangwa se imbuga zacu icyo umuntu yavuze ngira ngo kaduhamagare na Ganza twumve tumubwire icyo ubutumwa yaha Mutabazi ko Ganza haryo ubu ari kumwe na Germaine cyangwa ashobora no kuba ari kumweriga n'umugore we cyane. Mwaramutse neza Ganza. Allo? Allo? Yes Ganza. Waramutse muhanuzi w'Uwiteka Imana isumba byose. Ndi mu kiganiro inkuru y'ibyishimo umunyamakuru w'Urugendo TV online Sam Gakire ndetse n'uwa Rwanda Gospel Show bateyeho baravuga ati kaduhamagara Prophet wahanuye burabukwe bahamagaye Mutabazi mu kiganiro. Apotre aravuga ati rwose bumvishije nabi muri make arivuguruje ati bambaje ko zirandi miganzo yavugaga atari zanyazo ngo mvuga ko ari zanyazo urumva arivuguruje uko biri rero dosti dobi emango zobrere konizango winima ori ya shaka taraba ya siri birifo ndakumva ma ndakubwiza ukuri iyo ni Imana muvuganye ni ukuvuga ngo uko biri umunezero uri ku buzima bwawe. Hanyuma rero turi ku Rugendo TV online turi kumwe n'umunyamakuru wa Rwanda Gospel Show Jerry ndakubwiza ukuri gira ikintu utangariza Mutabazi ariko reka ngo umunyamakuru wabimenyereye w'umwuga uzi kubibaza ngiye hari no kuvuga zomeni no guhanurira abantu bakabona imbaraga z'Imana kuko nakubwiye ko Imana igiye kuguha abana b'imanga uramutera imanga vuba hanga ndakubwiza ukuri. Ganza Yesu ashimwe. Natangira nkubwira ngo congratulation kuko ejo ntabwo nari impara ariko byari byiza cyane. Ubukwe bwawe bwari bwatezwe iminsi ngira ngo uri mu bantu nawe babibonaga kuri social media kandi ababuteze iminsi nabita abakozi b'Imana bagenzi banyu n'abakozi erega nabo barayibonaga ko ubukwe buhari yego igitumye wenda nguhamagara biravugwa ko ejo n'ubundi hari uburyo Satani yari yagitegamwe imitego hari abantu yashaka gukoresha ngo bazana umukobwa wateye inda ibyo bintu byo byarangiye ute wabimenye ute? bahamagaye umugore twari turi ko turi kureba ibindi bintu tuzakoresha yego aramubwira ngo wabeshe umugabo ufite izindi mbyaro zibiri ubwo imbyaro mvuze n'abana abana babiri ngo babiri utetse Ganza tugiye kubivuga umugore avuga ati n'ubwo ndi kubona umugabo wanjye ahubwo muvuze batengushya muvuge barindwi yego ngira umugore ati umugore rutuza nshaka kuvuga nabo amagambo menshi twe twasenze Imana ko amaze kwiya mu mugore abaravuga ngo hese n'umwana wanjye kandi ngo tuvugana ngo hese umwana wanjye ku mugongo ngo nakije gisobanuka namugata umugore twasenze Imana yavuganye natwe telefone yikupe twebwe duhamagara Imana urazira bakimana n'abantu bayo Imana rero yari itamurusha hejuru y'imigambi y'abantu y'abarozi hari imbaraga z'Imana. Amen. Imana yarwanya finali utambukana intsinzi ku buzima bwacu kuko hari icyo yavuze ku buzima bwacu kuko yarabivuze ubu aho ngaho bitanoye ubu bukwe ari mu bantu babuhanuye duhure nawe umusozi nawe yavuze ubu bukwe ikindi umuntu bafashije ngo ninde umupasiteri Mutabazi Apotre Mutabazi uwo Mutabazi rero ni umukozi w'Imana yego
ariko hari kuba umukozi w'Imana kukumva amabwire ku ruhande wakumva amabwire ku ruhande bigatuma wowe utinjira mu mwuka ngo ubashe kureba neza umuntu uwo ari we. yego mwarafishiwe none se umunsi w'ejo ngira ngo nibwo izo telefone zahamagaye madamu wawe? zahamagaye tugomba gusezerana none zihamagara ejo, zihamagara buri buke. ukuvuga ngo zahamagaye ku wa gatatu? yego. zimubwira ko umuntu bagiye kubana afite abana benshi? yego, afite abana benshi n'abatangira. nawe uramubwira ati twasenze Imana? nyamara twasenze Imana ibyo ngibyo ntabwo bijya biza kudukanga Germaine nawe yasuhuza abantu nimba muri kumwe se? turi kumwe nawe. Yesu nashimye cyane. Ahimbazwe ahimbazwe. Yaje kumfatara ahantu tugiye. Yego. Ivugabutumwa. Yego. umunsi w'ejo wari ibyishimo kuri wowe? Wari ibyishimo, Satani yarasebye, Satani yaramwaye. Ingabo ze nta mbaraga zifite, ngo ziratontoma ariko ziraziritse. Ni iki kintu cyagukomeje cyatumye utumva amagambo ko tuba dufite abantu benshi rwose ugasanga agiye gukora ubukwe ariko bamubwira ati uyu muntu usanze ameze gutya na gutya agahita bivamo ku munsi wa nyuma ari nabwo tubona inkuru kuri social media ubukwe burapfuye bigenze utya? kubera iki wowe wagumye kwinangira uvuga ati nta magambo nshaka kumva? Yewe umuntu wamamagaye. Umuntu wamamagaye. Yego. Yamamagaye ari igitsina gore. Yego. Arambwira ngo yafashimwe Pastor ndangana bimbazwe. Arambwira ngo ntabwo uzi ngo ariko ngenda kufuza. Avuga ngira abantu benshi kubera social media ukujya mu cyacingiriza mvuga gukomera kw'Imana. Yego. Arambwira ngo ubu tuvugana wongeye gutangaza yuko wabeshye umugabo wawe umubare w'abana. Ndamugana ariko njyewe ntabwo nigeze njya kwitangaza amakuru niyita umukobwa. Yego. Njyewe itangaza amakuru narigiyeho ndibwira ko nabyaye. Nimushake muvuge imbyaro 100. Ntacyo ngiye kuko umugabo wanjye yanyemeye kuko namubwiye ko nabyaye. Wamubwije ukuri? Ikindi abana banjye arabazi. Rero abo mutangiye guhimba mutavuze mbere. Ndumva atari inkunga mubazaniye, sinabaterankunga mubazaniye, ahubwo ni imirindi y'abazimu iri kubakoresha. Yego. Ndi kumwe n'umugabo wanjye ari ibintu twe turimo kugura tuzakoresha. Abona nyine ndi kuvuga ukuntu arazaranegera arambwira ati bimeze bite? Numva aravuze ngo ndumva muri kumwe. Ngo ahubwo mubwire ko metse umwana we. Akasamutwe. Umurenge twawumenye ngo ni Kimihurura. Ndavuga ni twebwe ntabwo twihishiriye. Umurenge wacu twanawuvuze kuri social media. Umurenge tuzajyamo. Ubwo rero wivuga ngo mwawumenye kuko twe twarawutangaje kuko ntacyo twishindaga. Uwo mwana rero nushaka uzane ikamyo y'abana kuko nanjye narabyaye. Yego. Ibyo ngibyo babibwira umukobwa niyo bashobora kubwira ngo umuhungu yarabyaye yaramubeshye, umukobwa akaba ari we ugira ubwoba. Rero naciye mu bintu buzima bukakaye, naciye mu bintu bigoye, ndumva ibyo uzanye ari ibintu byoroshye. Ahita avuga ngo umva nkubwire ngo ku murenge turaba tuyicaye ngo na gitifu twabimubwiye. Ndamubwira ni watinze irukanka. Rero sheri yahise anyaka telefone aravuga ati wikomeza kuvugana n'abo bantu. Ariko nyuma mpita mpamagarwa n'umuntu. Nanakekaga ko ari umukozi w'ibintu. Yego. Arampamagara arambwira ngo se ngo kuri ahantu uri gutongana. Ndamubwira ni ntabwo ahantu turi gutongana twe dufite ibintu turi guhaha. Urumva we yari yaramahamuye yarambitse n'ikintu cy'ubwoba akajya ambwira ngo social media ngo babasongera ibiganiro ngo bagiye kubavugaho ngo bagiye kubashyiraho umuriro hamwe. Ariko se wa mugore we kutari umunyamakuru izi nkuru wowe unzanira ngo bagiye kutuvuga ngo bagiye kutwa kuko yarazi ko ntinya urugamba rw'amagambo. Yego.
ariko noneho ndagira ngo mubwiye ngo ndi tayari yamaze ubwoba nta bwoba mfite yego ejo mbwira rero umunsi w'ejo ntabwo wari ufite ubwoba usezerana wenda uvuga ati mu kanya hagiye kuza abantu bica ubukwe ntabwo barangije kubera ko umugabo wanjye yego umva pa yego abantu uwo nguwo muri kumwe uwo mukuru w'Imana muri kumwe yego harimo umumama umwe niyo nabujije uyu mugore bitewe n'uko Imana yari yabaye ibishizwa byiwe yego mbona ko ari indyarya kwishira wanjye sheri nawe yamuvumbuye ejo bundi baramaze kirekire ariko ngiye mbona ko ari indyarya cyamugiraho neza ko umugore wanjye yamenye umuntu babanaga uvuga inimero y'ishyire bloke abantu kizawutangira ngo muvanemo twateze Imana igaragaje ku munota wanjye ni ukuvuga ngo ibyo byose niwe wari ubiri inyuma yarari inyuma kuko nahise mubeshya ko nararebye ndavuga nti rero uyu muntu ndabona yasaze nikamubwira nicyo koze urakoze umugabo wanjye utumye agenda unyiciye ubukwe ubu tuvugana afashe bwite ajya icyangugu niyo mpamvu mukize hanze yahereye kera yashatse kunteranya na Justin Justin simuzi namubonaga kuri ku binyamakuru arambwira ngo nabonye ikiganiro ngo cya Justin ngo ashaka kubavugaho ubwo se Justin wuye aba arabifuadinza ari mwe nuko yabagaho arambwira ati numvise avuga ngo agiye kuvuga ngo kumugabo wawe ngo yambara bodi ku ruhinja ubwo nicyo numva ari wowe ariko se kuki wumvishe ko ari we bavuze ngo niwe ngo ujye ugira ubwenge ngo Justin aravuga cyane ngo Justin agira amagambo ngo Justin yavuze ko utazamukorana ubukwe ese Justin ko namuzi igute nazamukorana ubukwe akunda kumenya ko yagiye kuvuga kwa Justin ngo njye naramusengeye nimba ngo naramusengeye nizo ko yagize ngo muteze impanuka urumva ni kwa kugenda akomanya abantu ahubwo natihana Imana iraje yego reka tubwire abantu ubukwe buri vuba buri ryari ubukwe buri ku itariki 28 z'ukwa umugore aramuzi Prophet yego nanjye ubwo ndi kumva ndi kumwibuka okay ubwo reka tubwire abantu bakomeze babashyigikire reka tubwire abantu badukurikiye babashyigikire batwerere mutwerereye couple rwose ubukwe buzagende neza natwe tuzaba duhari wenda nzanabareba dukora ikiganiro abakunzi b'urugendo ariko murebe ukuntu Imana itangaje jewe turi mu nzira umuntu yaramamagara ngo Imana yavuze ngo yishe inzoka inzoka bisobanura umuriganya yego umugabo wanjye arambwira ati ufite ubwoba bw'iki ko ngukunda babwire baza n'ikamyo y'abana kubera ko abona ibaki kuba narakwemeye warabyaye abo bandi bari kugenda bashakisha ku mpande babwire bashaka ikamyo y'abana noneho ko yambwiye gutyo ntugice nkomenye turinjira mu kuhagera twasanze noneho gitifu yatugeza abambere twarangije kurahira ni Yesu wabikoze bahamagaye barababwira ati abo mwari muje gusenya barangije kurahira batari baza cyangwa bari bahageze bari batarahagera batinze gatoya bari bazi ko turi burahire nko mu ba gatanu cyangwa barindwi ngo ntabwo ariko butagezwe intorezo ibyanya ariko ni ibyanyabyo tuvugana uwo Justin bavuzemo Justin ashinzwe iki nicyo nshaka kubaza Justin Ezekiel bashinzwe iki kuki aribo bantu kuri iyi mihanda y'abantu bagiye gusebya abandi aribo bacaho kuki aribo bantu kuki batavuze ati reka turebe gakire bagira ukuri kwinshi aya nta kuri ni abanyamakuru batangaza ibintu by'ibihuha bataraba umwuga baje binaga muri ibi bintu batabyigiye uri kumva neza Imana irabafasha bagira umugisha babiriramo babiboneramo amafaranga Justin ni pasiteri wahe ko Imana yambwiye ko ari inzererezi ziba ziri aho ngo zizerera Justin yaravuze ngo Noheli Justin warampamagaye ubu uko nzi neza ko Justin niwe muntu bakoreshaga bwiye ni umwe mu bantu bagengeje iyi couple barayirwanya ariko se bifashishije Justin
Justin ashinzwe ikintu ushaka kumenya. Justin ni umwagenti wa RIB, Justin ni umucamanza, Justin afitiye ranka mu Rwanda. Umukozi w'Imana. W'Imana si wahe ko nabajije Imana ikamya ngo ni inzererezi we na Ezekiel hamwe na Karosi ni abanyamatiku. None se Ezekiel niba bavuga ko ari aba YouTubers mukunda kuvuga ngo ni showbiz, ngo ni ukurwanya umuntu, ngo ni umushyushya rugamba. Noneho uwo nguwo Ganza Bonso n'uwo mudamu bavuze Justin uko bamwanga cyangwa nuko bamufite amakuru. Nawe bari inyuma yo kwica ubukwe bwabo se? None se si babivuze? Ko ari umuntu waharabitse abagwanya. Umva amakuru nifitiye neza none sasa tuve muri ibyo ngibyo. Ejo kuri teri niboneye. Ejo bari bapanze umukobwa. Kugira ngo aze yica ubukwe bwa Ganza na Germaine. Noneho umunyamakuru wahageze bwa mbere niwe Diru Technique. Ninde? Oya kubw'impamvu z'umutekano wanjye nta kintu mvuze. Kubera ko Noheli namaze kumenya ko iyi mihanda iranyerera. Icya kabiri ushobora kuvuga umuntu bikagukoraho. Ibyo ni binamaze kumenya. Ariko ejo umukobwa nza amafaranga bari bapanze kumuha ibihumbi 60 ngo aze abidobze kuko abanyamakuru bashakaga ko gufata inkuru byadobanze ngo nibirakemuka bikemuka ariko bagize gute bafashe inkuru. Umukobwa ahamagarwa n'umuntu aramubwira ngo kwiyitirira ikitari cyo cyangwa se kuza gusebya umuntu ahantu nk'ahariya ntabwo uri buhasoke. Baravuga ati harimo ubuyobozi nuri buhasoke kandi nibajya gupima ADN y'uwo mwana uvuga ko ari uwaganza bagasanga atari uwe urafungwa. Umukobwa arahamuka aravuga ngo sinaza. Ngira ngo yese kuri na telefone n'amafaranga arayarya muko warakoze kuyarya kuko n'umuntu aruje gukora ibya satani nabona nubwo yabariye ntacyo warakoze. Bari bamupanze bari bapangiye Ganza ku buryo Germaine yinjiye afite ubwoba nubwo kubwati ntabwo twe dufite ariko bari n'ukuri kw'Imana singe warose barangiza kurahira. Abanyamakuru bari bahagurutse urugendo TV rwa Kamana rwahageze, Siridi yahageze, ngwiki impanuro yahageze, ikaze yahageze, bari bameze batya kamera bazimanitse. Ariko Ganza kimara kurahira na Germaine akavaho bahise bakubitwa babaye nk'urukoma rukubiswe n'inshi n'umwuka baramanuka hasi. Bamwe mu banyamakuru ntavuze barange kuko twari tuzi ko uyu mukobwa ari buze kuki ataje byagenze bite. Urumva icyo kibazanye sakeza ahubwo ni ibibi. Rero icyo nabwira abantu banyamakuru mutangaza inkuru z'ibihuha, banyamakuru mufata abantu mukabagurira kandi ngira ngo ibutawanywe mu mutego gakire. Ngo umukozi w'Imana nubwo abantu bakumva ngo umunyamakuru ibutawanywe mu mutego w'umuntu ari ugiye kunega umutego yaje kuri YouTube ambeshyera bamuhaye ibihumbi 10 wumva ko ibintu bishoboka. Ngo azavuye ko twaryamanyira narira umukobwa w'umugogwe kazi witwa Valentina uramuzi ari baramubwira ati uramubaza ngo waje nta gukora iki aravuga ngo naje nta kureba Kirisirizi ngo dukorane indirimbo unkura mu mutego. Urumva ko niba umuntu yaravuze ati Prophete Noheli tumutega umukobwa azarire ave ngo ko yamukoze mu bintu umukobwa kaza nyuma kongera gasaba imbabazi azinsaba umubajije akakubwira ko ari umwe mu banyamakuru nashatse kongera kugarura mu kanwa kanje wamuhaye amafaranga bikora ze yitirire Noheli ko baryamanye. Yaranayamuhaye se nuzi ko yamwambuye. Yego yaramwambuye. Rero uyu mukobwa yamenye ubwenge kuba yariye agakuro telefone nazi muko uri umugabo kabisa. Hanyuma abanyamakuru bibahe n'undi munsi kutazongera kujya mukoresha abantu mu bintu bidafite umumaro. Urumva Kagamba nijo kari gahari ibi bintu bifitiye inyungu. Inyungu bari bafite abanyamakuru bari babipanze ni views no gushaka gusebya no guharabika iyi Bonso n'uyu mugore wayo. Abakozi b'Imana bo babiri inyuma bafite izihe nyungu? Abakozi b'Imana bari biri inyuma. Hari ukuntu abantu bakuzi abiyita abakozi b'Imana ingirwa pastor n'ingirwa bahanuzi. Hari ukuntu abantu bakubona urabona nkanjye uzungu abantu banteza amaso bategereje kuzabona ngo umugore nzamurika bazavuga tushatse ushakanye n'umupfubuzi igisambo ingegera iki umuteka mutwe buraba rategereje ariko nzabatama umuntu ku buryo muzavuga mangambure kandi buretse muzabibona. Aba bantu baba biri inyuma bakoze b'Imana bararwanyana kandi nta handi bituruka gake niko bintu bibiri ishyari
ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi. Umunyeshyari n'umurozi ni abantu babiri bavukana, mu kirundi ni amahasa mugabo niko babyita. Rero aba bantu uturanye nabo babiri b'abanyamashyari babereyeho gusenya, hari n'ubereyeho kukubaka. Ariko Ganza ntagire ubwoba, hari televiziyo zimushyigikiye, hari abahanuzi tumushyigikiye, hari abantu bamuhagazeho. Ariko icyo nabwira ingirwa pasiteri n'ingirwa abahanuzi, peti nangana yo icyo navuga ni iki ngiki, aba bantu bagende bihane basubire ku isoko. Yego bihane basubire ku isoko. Bibwira abantu nimero ya Ganza bamushyigikire. Reka mbabwire nimero yiwe kugira ngo bamushyigikire. Ubukwe ni bwiza n'Imana irabwishimira. Kuba Ganza atagize hariya ngo aterure yikingire. 0791 633 6 8 078 ni 079 16 3 8 Pasiteri Germaine. Hanyuma Ganza 0780 26 99 74. Ganza 0780 26 99 74. Nizo nimero z'iyo couple muyishyigikire, muyiheshe umugisha. Kandi nanjye ubumenye umuceri nkavugisha ukuri, nanjye ni 0780 52 90 80. Unyishimira avuga ati Prophet umenye umuceri uri umuhanuzi w'ukuri, fata mitiyo abazimu bashirire. Urakoze cyane nohereka ngushimire. Ikindi kandi tubwira abantu bose ko nyine tuba tugomba gukurikirana amakuru, kuko byari byavuzwe nimugora ntago twabonye umwanya wo uba twajya kubabaza bavuye mu murenge. Ariko murabyumvishe byose uburyo babisobanuye. Na Noheli wari uhari, Prophet nawe ageze uburyo bivuga. Reka ngushimire cyane kuko uduhaye. Reka nshimire Jerry wari tubereye ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Abandi turabakunda cyane. Murakoze cyane. Yes, abahereza umugisha. Shalom shalom.